abantu bose bari kwataka Yago ubabwiza ukuri ubabwira ati musigeho mereza icyo gikapu kamerama kime hano nkwereka kime abantu bafashe Yago baramwikorera dore bameze gutya uri kunyumva baramwikoreye ariko nababwira ngo nibamuture nibamushyire hasi nibamuture uyu munsi wa none Yago yiswe Yago izina rye turarimenya kuko yihirinze Yago yaje imihanda arihiringa nuko natwe turi kwihiringa ariko uyu munsi wa none kubera ko abantu bari kubona bana basikaye tumunwa baba bawuzamuye ngo ni n'abandi bose na ba DJ Brian n'abandi ni bose nibamenye yuko Yago yarakoze ninzamura imayi mugisha uzatangira ngo wamaye ikiganiro wangire ugatangira kunjya nzagushyira hasi kuko nanjye turaziranye abantu nibagabanya umunwa ariko no kwishyira hejuru Imana ifite kuzamura umuntu yashaka ikanamushyira hasi abantu rero Yago nibamuture baramwikore nibamurambike hasi bamuture kuko ni na benshi utagira ngo wenda ni na bakeya ahubwo ngewe ikibazo nakomeje kwibaza ikibazo nabo bantu benshi bafitiye Yago ishyari cyangwa se wenda nawe hari amakosa yaba yarakoze icyo navuga yibwo Yago yakora amakosa navuze n'umuntu kandi uyu Yago nubwo uyu munsi wa none yakosa cyangwa n'abantu cyandi cya kabiri ese ubundi reka nibaza Yago yagira abasubscribe 100 reka nkwibaza ukumva ko abantu bose Yago bazamukunda by'ukuri harimo ntago bamuhaye uburozi se ntago bari bamwishe ntago bamuhaye uburozi ntago bari bamugubangwe se nose dore imbogo ejo ntago bamucicije ko nawe bamuroza dore imbogo ntago ari umutwe bamukubise si umutwe mama yavuze ngo iki yaravuze ngo yarwaye umutwe kugeza ku rwego bamurambikaga igitambara gitose kigata cyuma diregite mwese bakunzi ba Kigali News TV ndashimira mwebwe mwese mukomeje gukora subscribe share ndetse na comment tubashimira ubumwe bwanyu mukomeza kubana natwe mu kudushyigikira no gusangiza bagenzi banyu ibi biganiro ndizera nashidikanya ko muzarushaho kuryoherwa Nerike Eme nkuko bisanzwe ndahabaye nshimiye mwebwe mwese mukomeje kudahwema gukora iki kudukurikirana uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo benshi muramuzi si ngombwa yuko ngiye wenda muvuga mu izina nawe arahibereye n'umuntu mukuru yatangira twibwira murakoze cyane nitwa Sam cyangwa se Samson abantu benshi baranzi kandi numbonye bwa mbere ndamushuhuje cyane ndamushuhuje ndi hano ku bwanyu byo tuganire Sam mu bundi mu buzima busanzwe uri muntu ki Sam mu buzima ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro ndagira ngo abantu bakurikiye ikiganiro bamenye n'umuntu tugiye kuganira ni muntu ki akora iki ndakoze cyane ubwo tumye ni jabo cyane ariko ntacyo bitwaye Sam nago navuga ngo ndumusore mfite umuntu narabyaye ariko ndacyari mutoyi mfite imyaka 32 ariko nta mugore mbana nawe ariko ejo ni heza nubanga uri umugabo ariko udafite umugore yego ariko mvuga ngo ufite umwana nabuhamya na amateka maremare uyu munsi wa none bibaye ngombwa ko igihe kizagera tuzatanga ubuhamya tuvuga Imana yadukuye nayo tugejeje uyu munsi wa none kugira ngo umunsi twitwe Samson cyangwa se tube iyi mihanda tuhagere dukore byaciye ahantu kure ariko Samson ni uwo nguwo nasherengira namushaka noneho na Marine zirakunda ndetse uyu munsi none Imana imayishere muzima ariko uri seriyo nyine tukira aho ngaho ndashaka kukubazaho ikibazo sheri muzima ushaka kuvuga iki sheri muzima cyangwa se sheri muzima kuri wowe ni umuntu n'umukobwa umeze ute urakoze cyane kumbaza ayo magambo umuntu nifuza n'umugore watuma njya mu ijuru watuma njya mu ijuru rya hehe ntabwo uzi ko urugo rugereranwa n'ijuru yego nyine urakoze uwo mugore watuma njya mu ijuru ni wa mugore dushobora kubana mu mahoro icyo ni kimwe kabira kanyubaha gatatu ajyanye nuko nifuza none Sam iyo utekereje kuri wowe umugore mwiza wumva ushaka arangwa n'iki ibintu biragoye ariko njyewe byonyine ibyayishuwe n'ibyacu bishwe n'iby'Imana njyewe iyo ngiye kureba ndeba inyuma ibyo nifuza ku muntu ariko nanone ntago warebera inyuma gusa ugomba no kugira uko uganira n'umuntu ukamenya uwo ari ukeneyemo imbere cyane uko wareba inyuma uyu munsi none ntago ngewe nka Sam nakwiga umugore ngo mumenye cyangwa n'umugore ntiyakwiga umugabo ngo ahita amumenya ariko mu biganiro bavuga ko ukuri kwishi gushirira mu biganiro ariko uyu mugore duhuye erega urukundo rubaho kandi urukundo ni nka Bluetooth iyo wohereje Bluetooth ishaka Bluetooth ngenzi yayo iraho ngaho rero no mu rukundo niko bimera uyu munsi wa none ngiye nka Sam umuye n'umukunzi directement
ihita byijyanamo. Samu tukiri aho reka nkubaza akantu, urukundo ni iki kuri Samu? Urukundo ni ibikorwa. Urukundo ubundi kenshi abanyabwenge bavuga ko, kindi nabajije umusaza ndamubaza ni papa ubundi urukundo rubaho, arambwira ngo mwana wanjye urukundo namaje umuntu mwiza baho, arambwira ngo umuntu mwiza nabaho umuntu aba mwiza kumukunda. Wowe niba nkubona nk'umunyamakuru nkumva ndagukunze buri mwiza imbere yanjye kuko amarangamutima yanjye aba yagukunze. Urukundo ni amarangamutima. None nge nakubajije ngo urukundo rubaho? Yego rubaho. Abavuga ko urukundo rutakibaho wababwira iki? Nibikomere bahuye nabyo. Abantu barakomeretse, munakomeretswa mu rukundo, munakomeretswa n'umugabo, bamwakomeretswa n'abasheri babo, benshi imitima yabo imera nkaho yihebye, bahita bafata imyanzuro muri bo yo kurekura. Ariko uyu munsi none nge nigeze nkundaho nshaka nko gutora amashashi, nshaka nko gusara. Rero tubwire byaje kukugendekera bite? Samu wakunze ariko udafite umukunzi, ariko yarigeze gukunda. Yego nta mukunzi mfite ngewe. Na ikintu cyatumye uwo muntu mureka nuko yacaga inyuma mu maso abinyereka, akaguca inyuma ariko abikora. Yego akambeshya kadasambana ariko asambana. Ibyo bintu rero byambabarije umutima, bituma numva mbabaye uyu munsi wa none. Ariko nge naramukundaga kugeza ku rwego iyo namuhamagaraga kuri telefone simubone najyaga kumuhiga. None se kuki wowe utageze ku kigero nk'icy'abandi bababariye mu rukundo bahakana ko urukundo rutakibaho? Kubera iki wowe wakomeje kwizera ko urukundo rukibaho? Impamvu nuko sindi imfura muri iki gihugu cy'u Rwanda mu basore cyangwa mu bagabo, nta nubwo uwo mukobwa ari we mfura mu bagore cyangwa mu bakobwa umubare bateganyije kubana nanjye. Uyu munsi wa none rero amahirwe y'umuntu aza rimwe cyangwa akaza kabiri. Uyu munsi wa none rero nubwo amahirwe yanjye ya mbere yakwanga, aya kabiri arahari. Nshobora guhura n'uwaza aganagura amarira yanjye, nshobora guhura n'uwaza akanyibagiza wa mubabaro wose nahuye nawo. Uyu munsi akamereza umutima akanyuba. Njyewe umugore yanyubashye, umugore ankunda, ngendana nawe mu nzira nkumva napfunwe. Abantu benshi bashaka abagore kuba wagenda mu nzira ukamubwira ati genda ndagusanga mu nzira. Kubera iki? Kuko utamwishimiye. Ariko hari n'igihe wahura n'ushenjagura. Hari n'uwahura n'ushenjagura. Nanze ari abagore bafite urukundo, ariko hari n'abo urukundo rwamaze gushira, bakubwira ati ngewe urukundo rwanjye ni amafaranga. Ariko cyane cyane ku bagore babyaye, abagore babyaye bamaze kubyara bahita bumva ibintu byo gukundana babiretse kubera gukomereka, kubera batewe bikomere n'abagabo batandukanye. Gatavuga ati ngewe ibintu byo gushaka, ibintu byo gukundana ndabihagarika, ngiye kurera umwana wanjye. Nuko ariko ngewe nago navuga kubera ko wenda nabyaye nazigera nshaka. Oya, ngewe Imana impaye umuntu dukundana by'ukuri muzima. Ariko Imana nayo ujye uzirikana ko iguha ikintu nawe washyizemo uruhare mu kugishaka. Ntago wategereza ko Imana ariyo izabikora mbere cyane kurusha uko wowe wabigiramo uruhare. Ntago umugore nzabana nawe turahura kandi niduhura nzabimenya. Uracyashakisha? Yego ndacyashakisha, niduhura nzabimenya. Ariko wemera ko Imana igushyigikira mu byo nawe wagize? Yego washyizemo imbaraga. Ntago ndibuze kuvuga ngo ni igikarango ni inzobe ngiki, ahubwo uwo njye amarangamutima yanjye azagwaho. Yego azagwaho. Ushobora no kubeshya ku nzobe yaze kakubamba, ushobora no kubeshya ku gikara cyaza kikakubabaza. Ahubwo uyu munsi w'amarangamutima yanjye azareba akumva mushaka, akumva mukunze, nzamubwira ngo I love you. Ubwire ko umukunda cyane tubane. Kandi ngewe ndashaka kukubwira aka kantu. None se ndashaka kukubaza abantu, umuntu uvuga ko abantu babaye babi, iryo jambo nawe uraryemera koko abantu babaye babi? Abantu ni babi kandi ni nabeza, kuko umugisha wawe uri mu bantu, ni wakwicara mu muntu. Ngewe ndatekereza uyu mukobwa twakundanye wenda we ashobora kuba yenda n'ikiganiro azanakibona ko byaranarangiye. Ariko ngewe nahuye n'ibikomere cyane, bikomere cyane mu rukundo. Umuntu ashobora kuba adafite abantu se? Ntabwo bishoboka. Abantu ni abantu kandi n'ibisubizo byacu biri mu bantu n'abaduhemukira ni abantu. N'Imana ubwayo iravuga ngo nicujishe icyatumye ndema umuntu. None ngiye ikintu ubwo impamvu nari nkubajije ngo ese abantu gutya na gutya, impamvu nari mbikubajije ibintu biri kubera kuri imihanda ugenda ubikurikirana byakomeye nawe wabibonye kuko impande zose ibintu birimo biracika. Urabona hamaze iminsi hariho Sago Yago Pondate uramuzi, afitanye ibibazo na ba Godfather, afitanye ibibazo na ba Sky2, afitanye ibibazo na ba Irene. Mbese no kuvuga ngo Yago yabaye Yago, ijambo big energy abafana bayago bari gukoresha ngira ngo so bwa mbere uryumvishe. Nagaro bwa mbere urarize. Ubundi Yago
arimo arazira iki? Kuki yagiranye ibibazo n'abantu bangana gutya? Ese ikibazo ni Yago cyangwa se ikibazo n'abo bantu? Kuko ntago numva ko umuntu umwe wenda ashobora kugira ikibazo akakigirana n'abo bantu bose, kandi abantu bose ari usanga batanahuza ubwabo. Ku rundi ruhande ikibazo kirahagana he? Ikibazo ngewe ndebye nsesenguye cyangwa cukumbuye ngewe nka Samu ni ukwanariza neza, nkanariza nkareba. Icyambere Yago ni umuntu wakosa yakosa nk'uko nawe wakosa. N'abandi bantu bari inyuma nabo ni abantu nabo bwabo bakosa. Ariko ikintu namaze nge kugenzura nkareba, iyi mihanda irimo kwikunda, irimo inda nini. Buri wese wumva ashaka kwikubira, buri wese. Nta muntu udashaka kuba umusitari, nta muntu udashaka ngo abantu bamuvugeho, nta muntu udashaka kwamamara ntibazakubeshya. Aba bantu bose ni indyarya bari kutubeshya. Bano basikahita baza kuvuga nabo ntabwo tubizera. Twabizera gute se bose abantu? Sikahita uravuga ko utamwizera ute kandi abantu benshi bamwizera bicara akabigisha? Wese nagakeneye kwiga, nawe yakwicara akiga. None se we nagakeneye kwiga? Ndabizi ko ari kubwira abantu ngo nibicare biga, ariko nawe hari aho agera akananirwa, nawe yakwicara akiga. Nawe akeneye imbaraga z'abandi bantu. Uyu munsi wa none se kavuga ngo aryama ku gitanda cya miliyoni, nagiye yabaye aryama amabashi. Nibyo ngo ibyo avuga ko afite nyine, numva ko bimwe na bimwe harimo ibyo yaguriwe na Yago. Ubwo nibyo byose turaza kugenda tubigeraho gake gakeya cyane. Nari nyikubaza ikibazo kiri kuturuka he? Ni igifu ni kubwira ko kuri imihanda bikomeye. Wari uri kumbaza ngo abantu bakomeye, ndi kukubaza ngo abantu barapiki amafaranga yo kuri izi mbuga ko mbona abantu bagiye kuyamaranira. Ahaha. Ngire mfite ubwoba bw'abantu bafite ubugome mu mitima yabo hano hanze, kandi kubera inda nini, kubera igifu, kubera inzara, kubera ko abantu batayifite umutima witwa kunyurwa. Uyu munsi wa none ndambara agakote nk'aka abantu bakababara, nagura mikoro nk'inze mu kiganiro abantu bakababara, naza kuvuga Imana wenda ngeze abasubscribe 5,000 abantu bikabababaza, nagira 10,000 bikabababaza, nazamuka kubera iki? Kandi reka nibutsa abantu, iyi YouTube nakageze nakariba Imana yafukuye ku bantu tutazi uburyo kazaza. Ntago twagakwiye kugashwa. 2007 na YouTube yari iriho, 2005 na yari, 2002 na yari iriho, na 2010 nekereza YouTube ntago yari agatangira kuza. Abantu benshi bari bataratangira reka wapi. Ngewe nageze Kigali 2007, ibyo nabiri muri Kigali. Uyu munsi wa none ubuzima twashemo turabuzi, n'uburyo twinjiye mu mujyi wa Kigali turawuzi. Tubaho tubayeho nabo, ariko tubaho. Uyu munsi wa none dushobora kuba twishyura inzu mu mujyi wa Kigali, nta muntu twibye naho twatekeye imitwe. Ariko uyu munsi wa none kuba tuje kuri kamera bidutere guhemuka, bidutere ishyari. YouTube ni uruganda, buri muntu wese yajya hagakora ibintu bye byakundwa bitakundwa, nyine nawe agakora iki akihangana. Icyo nashakaga kukubaza hagati aho ngaho, Yago bari kumuhora iki? Yago rero ikintu nakubwira, ikintu bamuhora ikimbabaje neza, ubona bari kumuhora. Nanarije Yago ndebye uyu munsi navuga ngo Yago ni umuntu wakosa, n'abamurwanya n'abantu. Ahubwo ikibazo cy'abantu nuko batemera. Uyu munsi none uri kurwanya Yago cyangwa n'abandi ni abantu yagiye afasha, yagiye agirira neza. None se utekereza yuko bano ba DJ Burane batangiye kwa Yago bagatanga ibiganiro? Ntago bicayeyo. Waregane n'inshuti ze. Yego. Niba kuko bagiye babana Brian na Yago bakoranye ibiganiro byinshi. Ikindi cya kabiri nibutse abantu, aba bantu baryana, abantu basubiranamo, hacwana bakundanye, abantu babaziranye. Niyo mpamvu ahantu heshi bamaze ahantu yagukomera ugahita urangira, abazantu yagukubita hasi. Twebwe ari ko imihanda nyine abantu benshi bikunda, abantu benshi bafite umunwa, abantu benshi kandi uyu munsi none nshimira ubuyobozi bwacu. Mukuru wa RIB yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo izi mbuga ntituzikoreshe ko tumenye uburyo tuzikoresha. Ariko ikibazo ntabwo turi mumenye uburyo tuzikoresha, ahubwo turi kuza no guhangana no kugirirana nabi. Ariko si uyu munsi wa none mbaye nzanye kamera yanjye, sibyo? Ngiye hari abantu nishimira, hari abantu nshimira Kiramani niwe muntu kuyobora inzira wanyuramo ugakora bigakunda. Hari abasitari ngewe nshimira batagira ishyari, bakuyobora n'inzira ko imirongo ibimeze kandi. Yego. Ariko uyu munsi wa none kwa Yago abantu barakuza bakamarana bagasubirana. Abantu Yago yagaburiye, abantu yafashije, abantu yatumiye akabareza ama interview. Ubu uyu munsi wa none kubera kagacano kanje ari gato, we nshaka kubwira ngo nimi kiganiro ngo uramangaye ngo urabigenze, ejo ni Imana ninzamura imayi mugisha uzatangira ngo wamaye ikiganiro wangire ugatangira kunjya
nzagushyira hasi kuko nanjye turaziranye. Abantu nibagabanya umunwa ariko no kwishyira hejuru, Imana ifite kuzamura umuntu yashaka ikanamushyira hasi. Abantu rero Yago nibamuture baramwikore nibamurambike hasi. Bamuture kuko ni na benshi, utagira ngo wenda ni na bakeya. Ahubwo ngewe ikibazo nakomeje kwibaza, ikibazo nabo bantu benshi bafitiye Yago ishyari, cyangwa se wenda nawe hari amakosa yaba yarakoze. Icyo navuga, yubwo Yago yakora amakosa navuze ni umuntu, kandi uyu Yago nubwo uyu munsi wa none yakosa cyangwa n'abantu. Icyandi cya kabiri, ese ubundi reka nibaza, Yago yagira abasubscribe 100,000, reka nkwibaza ukumva ko abantu bose Yago bazamukunda by'ukuri? Harimo ntago bamuhaye uburozi se, ntago bari bamwishe, ntago bamuhaye uburozi, ntago bari bamugubangwe se. Nose dore imbogo ejo ntago bamucicije ko nawe bamuroza. Dore imbogo ntago ari umutwe bamukubise, si umutwe. Mama yavuze ngo iki? Yaravuze ngo yarwaye umutwe kugeza ku rwego bamurambikaga igitambara gitose kigahita cyuma diregite. Uwo mutwe ushobora kuza ari umutwe w'amahembe cyangwa izindi myuka bibamwoherereje kugira bamwice bamurangize. Turi uburozi kangahe se kandi tubagaburirwa n'abantu no ku mihanda? Busenge bandoze kangahe? Uburozi bamaye bungana iki? Nawe barakureze cyane ishuri imwe sa ubwo tubwireze. Uburozi ntabwo wabuduhaye ugasangira n'umuntu mwasohotse uzi yuko agufitiye urukundo, kumba agambire kukwica, agambire kugukura. Mbwira abantu bukanya ubugome, abantu mureka kwikunda. Uringinga umuntu ukamuhamagara, wambabara ukashyira muri community, reka urami 50,000 urami 100,000, ariko shahu community yo kunshyiramo nafite ikiganiro wakira muri community mundi ndabyemera. Ariko uyu munsi wa none byagusaba yuko uyu munsi wa none nanjye shyigikira ndwaza, nanjye ejo nahanjye nawe nkuko nawe Imana yakugiriye neza. Ariko abantu nibareka kwikunda n'inda nini bite by'abantu. Ariko we urinde wowe wo kuza kurwanya abantu, urinde wo kuza gushyira abantu hasi, urinde uyu munsi ko Imana yakuzamura cyeka gushyira hasi kibishoboye. Uyu munsi wa none ikiriho cy'agaciro, amafaranga tumaranira n'ibyo dushaka, abantu barapfa bakayasiga, nta n'igiceri cy'icumi bakujyanana, nta n'icyo baguhambana. Ahubwo igifite agaciro, calm down, tugendane, reka ibintu byo kwikunda. Sasa rero hagati hari akantu nshaka kugira ikintu ubwira abantu bose bari kwataka Yago, ubabwiza ukuri, ubabwira ati musigeho. Mereza icyo gikapu kameraman, kime hano nkwereka, kime. Abantu bafashe Yago baramwikorera, dore bameze gutya, uri kunyumva? Baramwikoreye, ariko nababwira ngo nibamuture, nibamushyire hasi, nibamuture. Uyu munsi wa none Yago yiswe, Yago izina rye turarimenya kuko yihirinze. Yago yaje imihanda arihiringa, nuko natwe turi kwihiringa. Ariko uyu munsi wa none kubera ko abantu bari kubona bana basikaye tumunwa baba bawuzamuye ngo ni n'abandi bose na ba DJ Brian n'abandi ni bose nibamenye yuko Yago yarakoze. Niba yarakoze rero nibareka rye, kandi ari no mu musaruro w'ibyo yavunikiye. Ngwiki nago yabageze harabitaramugoye. Reka tubanza dukora tugafate uzareba. Uyu munsi rega y'Imana yakwibutse, y'Imana yagutabaye, ibigutabaye, ibikuzamuye. Umugisha w'umuntu naho ujya, kandi umugisha w'umuntu y'Imana iwuzanye. Uwakorode mikorode wa Yago ni Yago wa Samson wa Samson. Imana ifite inzira yacamika gutabara. Icyawe naho kijya. Cyawe naho kijya we. Bantu kubera ikibiyemera, ariko kubera icy'abana bafite ubugome. Bantu muri bo bafite amagambo, muri bo bameze nk'uburozi. Bafite amagambo akomeretsa, bafite amagambo yangiza aca abandi intege. Oya, ikigaragara cyo no muri imihanda urwango ruri kugenda ruba rwinshi. Ugira nakabazo n'umuntu ngo ndakujyana muri RIB, kandi abantu ntibamenye ko ari social media turi gukoresha. Uyu munsi wa none mvuga nkuvuge, mbese n'abantu bagiye bategura kote tukaza ukamvugaho, nta n'icyo dupfa kugira ngo dushyushye imihanda. Ahubwo ikindi kibazo nakomeje kugenda ngira, urabona tuba turi muri showbiz, tuganira ku bintu bivugwa hirya no hino, ukamvugaho nkakuvugaho, ukavuga kuri runaka. Aba bantu bafata bino bintu bya showbiz bakabihuza n'ibintu bya leta na politike runaka, abo bantu babavuga iki? Ngemba mbona babihuza, nkabona nyine bifite ukuntu bibangamye. Nawe nka Samu ubyumva ute ibi bintu kuba abantu bamwe muri showbiz bagenda babivanga? N'ubugome mvuzeho nanjye nkakuvugaho, ibyo nta kintu bitwaye muri showbiz, no gucuruza. Ubundi se YouTube, reka mbwira aba bantu YouTube aho ivikagera, ibintu byinshi cyane abanyamakuru benshi batangaza si uko kuba ari ukuri kuzuye. Ariko umunsi niba turi kuza kuvuga ukuri k'ibyihariye, cyangwa bamwe bakaza bakanabeshya. Rese umuntu naza kubwira ati gutya na gutya, akabwira ati rangiza video, nkabakakajwe narijye tangate ikiganiro, ati ngiye kurya isabune, bikarangira isabune atayiri, kandi ikiganiro bakakireba bakanamukunda. Abantu bararushye mu bwonko, abantu nibaze tujye ku mihanda tuze turuhura abantu mu mutwe. Uyu munsi hano umuntu nagura utume gatwe,
umuntu ntabwo urutume gatwa aturebe agira icyo niga agira icyo nakuramo niba yari afite stress zimushiremo niba yarababaye aseke ariko wibona bagukomyeho nawe arakomye abandi ngo ugiye muri RIB ugiye kurega reka mwana yanjye hoya ntakari byo ibi bintu urabona nibakomeza kubizanamo leta bitazagera igihe bikajya biteza ikibazo se bamwe na bamwe bakagenda bakora ibyaha kandi bari bazi yuko bari gutwika ndetse nge nabo nzi bigeze bavugana bagahurira hano hirya Kagugu nibutsa abantu ko turi gukorera hano kuri Ararume ahangaha ni kuri Ararume ni ahantu habera amakwe abantu bashaka kuza kuhakorera bahakorera amakwe masare abantu babamo niho hano dukorera ariko uyu munsi hano Kagugu hano hirya ndetse n'abantu bavuze kuri ibi hano turi gukora ikiganiro bahuriramo hano saa 12 bagafatana amashati bakarwana umwe agakubita undi ngo waramvuze ngo ku myanda waramvuze byabayeho baramumaganye kwifatira inkuru ndongere nibutsa abantu bajye bamenya ko niba umuntu akuvuze muri showbiz mu kiganiro akagukoma nawe akora ikiganiro umukome ariko bitageraho bigateza ikindi kibazo kuko hari jyaba yabikoze nta n'umutima mubi yabikoranye yabikoze mu buryo bwo kugira ngo wenda arebe ko hari ikintu yabona nawe wenda n'umukoro nta kibazo ari bugire ari bugiye icyo nemerewe sinzaza ngo nkutuke icyo nemere sinzaza ngo ngusesereze mvuga ibitariho ariko ibiriho biravugwa none se kuki uvuga ko utazasesereza umuntu kandi abantu benshi urabona ibintu byo gusa naho usesereza umuntu umwinjirira mu buzima hari ibintu by'ugenda utangaza gutya na gutya nibyo biri gutwika none se reka nkwibaze ubu ngubu mbonye reka mubaze siri umunyamakuru ubu mbonye ukabona wenda ndi gusomana n'umuntu nimugoroba kuri kaburimbo ntago waza ngo uvuge ntago wafata ikiganiro kaza kugicuruza none se tuba turegeye none wowe genda na ukora ikintu cy'ikidega nzagufata tunaziranye nawe ngushyire ku mihanda nicururize nunkira ku mihanda nyine nanjye wenda nimbona wankomye nanjye nzaza ku mihanda nisobanura nimvuga iby'ukuri uzabuherayo uvuga ngo uranjyana muri RIB kandi nakubonye wenda n'urugero gusambana ku muhanda niba nakubonye wenda wadandabiranye wowe muri rigore nzaza na kamera ngo ufate nzana imihanda bagucuruze nawe uzabuhaye isoko uzaba umupaparazi nk'abantu iyi mihanda y'isoko ni isoko ryo kumva abavuga ibiriho n'abavuga ibitari ariko turi gucuruza turi mu kazi abantu nibabimenye bareka ishyari n'amahane no kuvuga ngo turi akantu kose karakomye ndirukira muri RIB agakomye ndirukira muri RIB wowe baguceshe bakakugenzura bakuburamo urukumbi ariko se we Imana itwikuruye abantu gucuruza ntago tubyanze n'uwo nguwo ububona yagirira mugenzi w'ishyari cyangwa se ikibazo runaka YouTube dore irafunguye nawe fungura account yawe abantu bakunda ibyo ukora bagira ute babikurikira nujye ushyiraho nawe ukabura views ukabona kuntu YouTube ivuna uzareka kugirira ikibazo wa muntu ubona wagize ute wazamutse YouTube murabizi iragora wangu weza amajoro twaraye amajoro 2019 na 18 twatangiye dufungura ama YouTube uyu munsi ntago turatangira kurya yayo kandi uyu munsi turakomeza nubwo abantu baduca intege ese bizagera ibi video birasa nabi ntago uzigera ugira wabwira n'umuntu wanamushayiringa arike agahita yifata akayita mu rutoki agahita yirengagiza utifuza ko dutera imbere tuzatera imbere utifuza ko tuba abagabo tuzaba abagabo urwego Imana ishaka kutugezaho izarutugezaho ntago yago rero yazamuka kubera abantu yago yazamuka kubera Imana nundi wese yaza nanjye ubwaje nazamuka kuko Imana ishaka ko nzamuka ngebura ikirumba numva cyakabaye cyiza no gushyigikirana cyane unshyigikiye nawe ejo wakora igikorwa runaka nka gushyigikira twese twagira ute twazamurana ariko abantu wa mugani wawe ndabona badashaka gushyigikirana ni iki cyabaye mu bantu impamvu bantu barikunda bantu nabagome bantu bafite ubugome uyu munsi wanwe tubwizanye ukuri mwamaganga akubwira ati emi wanshyiriye muri community kushyiriramo nkarebwa n'abantu 50 cyangwa 100 bigutwaye iki ibyo ntacyo byanwa bigutwaye iki reka tubyihorere winankiramo naribi ariko wiza kugira ngo unci intege wangu Mana uzi kugira ngo ndara amajoro nikorera ibiganiro neditinga ndara amajoro nkanuye nurangiza uze ko ncirege ngo naho nzagera urinde wo kumbuza nko kugera se ariko hagati aho ngaho reka nkubaza ukuntu wiyumva iyo uzindutse mu gitondo ukavuga ati uyu munsi ngomba kujya gukora ibiganiro umunsi wose ukirira gukora ibiganiro zimvune ugira n'abandi ba YouTubers nizo bahura nazo iyo ubonye ikiganiro wakoze kikuvunnye kitarebwa muri wowe wumva umeze ute uyu munsi wa none ikintu nkundira YouTube kiganiro kirambabaza ndabyumva kuko kitarebwe ariko imbere ni heza ikigaragara imbere ni heza kigaragara aho turi kugana naho turi kujya aho turi kugana naho turi kujya ni heza nta gahunda yo gucika intege narebwa n'abantu 50 narebwa n'abantu 10 narebwa n'abantu 100 narebwa na miliyoni
Imana yabishatse yaguteraho igikundiro. None se tuyobeke iyi mihanda harimo abantu bajya gucisha imiti kugira ngo bamamare, tugira ngo kugira ngo n'abavuzi benshi, ariko twebwe ibyo ntabwo ari byo tugendera. Hari n'abazigura niko n'abagura izo mbaraga n'abajya kugura izo subscribe kugira ngo batwike n'ibiki n'ibiki. Ariko si umunsi baguhaye abasubscribe bagatwiko cyangwa ukajya kuzana izo mbaraga yenda wakuyiyonge kugira ngo wabamare, urazamuka gatima n'ibishaka kumanure. Abantu ko Imana ijya yimuka. No kuvuga ngo rero bishatse kuvuga ko buri kintu n'igihe cyacyo. Imana irimuka, reka mbikubwira abantu ngewe nzi bimutse kubera Imana. Umuntu wimutse reka nkubaze. Theo uribuka mu bihe bya Theo ikuntu yavugwaga, niyavugwaga cyane. None se ubu umuntu uri kuvugwa ni Israel Mbonyi. None Mbonyi ntago ari gukora ibitaramo n'ahantu hose, wenda nubwo natoyaga uyu munsi none twuri kongera kumukoresha ibiganiro n'ahantu hose, mbese abantu bose bari kumuvuga, ariko Israel Mbonyi ari hanze, ari muhehe na hehe. Ba Bruce Melody ntago bari kugeza Canada na hehe gukora ibiganiro. None uyu munsi twari tuzi ko bazajyayo. Uyu munsi none rero Imana yabishatse yakuvaho ikanjyaho. Uyu munsi Imana yabishatse yakwicaza ukiga, ukicara ukiga ikanzamura. Hagati aho ngaho dusoza rero Samu wayavuze ngira ngo wabisobanuye. Ndizera nashidikanya ko Samu igihe runaka tuzajya tuba turi kumwe ahangaha ukageza ibiganiro ku bakunzi bacu bakomeje. Ndabashimira mwese mwakoze subscribe, namwe mutarayikora rwose wicikwa n'amakuru. Kora buwa mbere ukoze subscribe, yego wibuke no gukora kuri notification kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho ujye ubibona. Samu rero hagati aho ngaho dusoza, gira ikintu ubwira abantu badukurikiye. Reka nibwire abakunzi bacu unabasezera muri rusange. Cyo kintu basezeranya no kubaha ibiganiro buri munsi byibuza kabiri ku munsi ngiye kubaha ibiganiro. Ndabacanira ibiganiro, twandikire muri comment tubwire ngo uri gukora neza cyangwa si neza. Ikindi cya kabiri, abakunzi banjye n'abantu badukurikiranye, reka ngire ikintu nibwirira abantu. Ndashaka abantu ngiye kubwira bagenda hano Kicukiro barebe ivuriro ryitwa Inshuti y'Ubuzima. Mugisha aragukora, agukore neza indwara ufite mu mubiri, akoze mu maso, agukora uruhu, ibintu bigende neza. Ushaka kujyayo gukoresha massage wananiwe warushya ahantu hose indwara zikomeye, uyu munsi wa none urarwaye indwara zitandukanye yakuvura, genda gufasha. Cyangwa se uyu munsi wa none nta kintu na gitata gukorera ukumva uruhutse neza mu mubiri wawe. Ebana agukoraho rikaka. Agukoraho rikaka. Ubishaka rero utwandikire kuri nomero yacu ngiye kukubwira tukugeze kuri we. Ikindi cya kabiri, ushaka kujya ahantu hari umuziki, hari ababyinnyi, uyu munsi wa none twe turi mu kazi, genda gana Kinamba hano ku Kinamba hano ku Kinamba. Ugenda hari ababyinnyi, hari abantu babyina, barababyinnye, hari ahantu waruhukira, hari ahantu ibintu bigenda neza, ujya hitwa Boke Bar. Genda uyu munsi wa none ni umugabo ufite ababyinnyi beza, ufite akabari keza, ufite ibintu byiza, ugende ibintu bigende neza.